amazina yanjye yose okay. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi banyise Kwizera Emeline. Guys okay. Navukiye ahantu bita Inyamirambo Inyakabanda. Then nyuma mu rugo baza kuza kwimuka bajya kwiturira Inyamata. Emeline sibyo. Emeline ni umuntu ukunda amahoro, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda gusenga. Uko mbona gutya nkunda gusenga, urumva? Ni umuntu ukunda famiye ye, uhangayikishwa na famiye yiwe cyane ndetse n'inshuti ze. Emeline rero ibintu yanga, ikintu cya mbere nanga umuntu urenganya uwundi. Nanga kubona nyine umuntu urengana, ndabyanga, birambabaza. Nanga kubona umuntu uhangayitse, nanga kubona umuntu ubabaye. Namutuze nko yarabivuze, nanga umuntu mbeshya, nanga umuntu ubabaza abandi haba mu buzima busanzwe cyangwa mu rukundo. Nanga umuntu uta igihe cy'umuntu. Ikindi kintu nanga, se ikindi kintu nanga ni igikira. Ndakeka ari ibyo. Nize tourism. Okay. Ikindi kibazo kiravuga ngo wumvaga uzaba iki? Kwa kundi uri muri segonderi abayumva nzaba iki? Mbese nk'ubu ngubu ewano wari kuba uri gukora mu biki cyangwa uri umuntu wuhe? Okay. Uzaba iki? Ngiye nyiri umwana nari mfite inzozi z'ibintu bibiri. Nari umwana ukunda kubaza ibibazo byinshi cyane. Muri make navuga ko muri iki gihe navuga ko uwo mwana ukura nyine abaza ibibazo byinshi, uwo mwana aba ari incakura. Ubwo reka tubyite ko nanjye nari incakura nyiri umwana. Gano nakoze agomba kujya kure ahantu navuze imyaka yanjye, ariko nta kibazo. Ndi hafi kuzuza imyaka 23. Okay. Umva rero mbwire ibintu byecyanye n'icyo kibazo mbajije. Ibyo bintu byecyanye ni isaga yabaye. Nta bintu byinshi ndi buyivugeho, kuko ibintu byinshi narabivuze, narabisobanuye kwa Sabe, sibyo? Ino saga imbaho, urumva? Nicyo gihe namenyemo inshuti zanjye za nyacyo. No, inshuti zanjye za nyazo. Nibwo namenye ngo ese inshuti zanjye isa ndamutse ngoye mu kibazo cyangwa n'ikindi kintu, tureke no kuvuga ngo ikibazo, haramutse hagize ikintu kimba nyine igihe cyo cyose wa mwanya ngeramo nkavuga ngo uyu mwanya ngukeneyemo inshuti. Nicyo gihe nabonye inshuti zanjye za nyazo, kandi nyine zinkunda nta buryarya, zitafite n'icyo zinkurikiyeho. Ikindi, ino saga yangishije kugira umutima ukomeye. Kugira umutima ukomeye, kwirengagiza. Ni byinshi mani, ni byinshi. Amazina yanjye kuri Instagram banyita Baby Emily. Mugende mu following,
mumbaze ibibazo byose mushaka kumbaza nzaza mbibasubize.